nkomeza njye niringira amaraso y'umukiza, nta wundi nshaka kwigana keretse Yesu wenyine, nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi n'umusenyi. Muraho neza, Yesu ashimwe. Nitwa Ntakirutimana Eric. Abakristo bavandimwe, nifuje kubatera namwe imbaraga kugira ngo uyu mwaka dutangiye turusheho gukomeza kwizera Kristo, kuko niwe rutare, yego nta wundi tugomba kubakaho. Birashoboka ko mu mwaka warangiye 2024 utabashije kugendera mu nzira ze nk'uko bikwiye, ariko ndakwifuriza uyu mwaka wa 2025 dutangiye ngo Kristo abane nawe, umugire uwa mbere mu buzima bwawe, mu bikorwa byose ukora, kandi ihishurirwa rikugaragareho, imigisha muri ye ikugaragareho. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo muri we niho twaherewe imigisha yose, ari imigisha y'uburyo bw'umwuka, ari imigisha y'uburyo bufatika bituruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Ibyo mbifurije urukundo, ibyishimo, amahoro n'ibyiringiro biva ku mwami wacu Yesu Kristo bibane namwe mwese guhera none n'iteka ryose. Amen.